أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا معبودا ولا محمودا في حال سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لقائه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي بالنفس بالتقوى الله. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. أيها المؤمنون، tumaje kwiragiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ushobora byose mu bihe byose, wo kwiringirwa nyabyo, wo kwiringirwa no kwizerwa nyabyo, ndetse uwamumenye mu kuri ko kumumenya akaba afite intsinzi mu buzima bwombi, bwaba ari ubuzima bw'igihe gito hano kuri iyi si n'ubuzima buzakurikira ubuzima ejo tuzahinguka imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nashimwe igihe tumushima, nasingizwe igihe cyose, kubera ko ari ushobora byose kandi ubwami bwose n'ubutegetsi bikaba ari ibye. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'inyacyubahiro, yo yatugaragarije buri cyiza cyose cyaduhesha ubuzima bwiza, haba ari hano kuri isi no ku munsi w'imperuka, ndetse akaba n'intangiriro, akaba n'intangarugero muri byo. Nta cyiza na kimwe uretse ko yatweretse ibyiza byacyo, nta n'ikibi na kimwe uretse ko yatweretse ingaruka zacyo akanatuburira. Abafite ubuzima bwiza bagaragu ba Allah, abazanezerwa muri ubu buzima bw'igihe gito bagaragu ba Allah, n'ababashije kumenya ko Allah hari icyo abategeka, hari icyo Allah baburira, bakagerageza gutunganya, bakagerageza kwitwararika, bakagerageza kugendera ku murongo n'amabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Naho abandi bagaragu ba Allah, abazirengagiza ukuri bakubona, bakirengagiza gukurikira kandi babwiwe, abo nibo bafite akaga kuri ubu buzima bwaha kuri iyi si, bazanakomeza kugira ubuzima bw'amange n'ibizazane ejo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakugira inama nyenye kukurusha gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi nama niyo Allah yonyine yafashe ipfundo ry'intsinzi mu ntsinzi zose twaba tuzi, azipfundika ku pfundo ryo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imana mu Qur'ani mu suratul Naba iratubwira iti: inna lilmuttaqina mafaza. Mu byukuri abatinya Allah, mu byukuri abagandukira Allah, mu byukuri babandi bamenye Allah bakitwararika, humul ladhina fazu fil hayati dunya wa fil akhirah. Abo nibo bafite intsinzi muri ubu buzima bwaha kuri iyi si, bakazanagira n'intsinzi ejo ku munsi w'imperuka. Ayyuhal akhyar, bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allahu azza wa jalla, Imana mu Qur'ani iratubwira iti: inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Imana mu Qur'ani iratubwira iti ngo mu byukuri uyu munsi, aho Allah tubwira ni ku munsi w'imperuka, ngo uyu munsi ngiye kubahembera kwihangana bagize, ndetse kuri uyu munsi nibo bafite intsinzi mu buzima bwabo. Bagaragu ba Allah, iyi aya niyo tugiye kugiranaho ikiganiro. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaza kudushoboza, maze ikiganiro cyacu kiza kutwigisha kwihangana, kize kutubera ikiganiro kiduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi kize kutubera ikiganiro kidufasha kumva uburemere n'agaciro ko kwihangana. Bagaragu ba Allah, ku kubitiro ry'ubuzima bwacu, Allah yagize iyi si kutaba umunezero wacu, atwereka yuko iyi si tugiye kuyibaho ari igeragezwa, ari isuzumwa rishingiye ku buzima bwacu. Imana mu Qur'ani mu suratul Mulk iratubwira iti ngo mu byukuri twaremye urupfu, turema n'ubuzima, liyabluwakum, kugira ngo Allah bagerageze. Iyi si turiho bagaragu ba Allah ni si igeragezwa, ni si ibizazane, ni si y'amakuba. Umunezero kuwugeraho urakurusha, wanawugeraho ukaruha. Ibyishimo kubigeraho birakuvuna, wanabibona nabyo ubwabyo bikakuvuna. Imana mu Qur'ani iratubwira muri suratul Balad iratubwira iti: walaqad khalaqnal insana fi kabad.
ngo Allah yaremye kiremwa muntu mu ngorane, n'imvune zisimburwa n'izindi, n'agahinda gasimburwa n'akandi. Iyi niyo singe namwe turimo. Kwiheba, kwiyanga, kwanga kubyakira kubera ko byakuremereye, nta na kimwe bihindura mu by'Imana yamaze kukugenera. Ubuzima bagaragu ba Allah dushakamo ibyishimo kandi birambye, ndagira ngo mubwire ngo ibyishimo byo kuri iyi si ni igihuha. Ibyo wakwibwira ibyo ari byo byose, fa anta fi anai, uracyari mu muruho, uracyari mu mvune, igihe cyose udafite kwiringira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-akhyar, bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, innaha as-sabr. Icyo tuganiraho kuri uyu munsi no kwihangana bagaragu ba Allah. Kwihangana ntago bisobanuye gucika intege, ahubwo kwihangana bisobanuye kwakira ubuzima, bisobanuye kwirinda kuba warega rimwe na rimwe n'abatagira icyo bakumarira, ugaharanira kwakira iby'Imana ikugenera, kuko Allah ni uhitamo, we ntago uhitamo. Nanyuzwe kandi nshimishwa n'umwe mu basobanuzi ba Qur'an, aho yasobanuraga aya iboneka muri Qur'an, aho Allah tubwira ati وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ngo mwe ntacyo mwashaka ngo kigerweho, mwe ntacyo mushobora kwigezaho cyeze cya kindi Allah subhanahu wa ta'ala yahisemo. Umumenya ajya gusobanura aya yaravuze ngo nzasaba Allah icyo mbona cyose nshaka, ariko nzakira kandi nanyurwe n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala azangenera. Kuko gushaka n'ukwanjye, ariko gushobora kuba kurimo amakosa, ariko gushaka kwa Allah igihe cyose kuba kuzuye. Bagaragu ba Allah, iyo tuvuga kwihangana, babisobanuye kwakira ubuzima, babisobanuye no kubana na bya bindi umutima wawe udashaka kubana nabyo, kugira ngo bashe kugera ku ntsinzi nyayo n'ingororano Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije babandi bamwubaha kandi babandi baca bugufi. Imana muri Qur'an iratubwira iti wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Imana irabwira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, nyuma y'ibizazane yahuye nabyo, nyuma y'amakuba atandukanye yahuye nabyo, nyuma y'ibigeragezo bitandukanye yanyuzemo, Allah arambwira ati wasbir, yewe Muhammad ihangane kandi ushikame, wama sabruka illa billah, ngo kandi nta wundi ukwihanganisha nyabyo usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir, ihanganira ubuzima ubayemo, ihangane imvune uhura nazo, ihanganira urwo rubyaro Allah yaguhaye, ihanganira urwo rushako Allah yakugeragesheje, ihangana ko kazi Allah yaguhaye, ihanganira izo nshuti mubana, ihanganira abo baturanyi bagutesa, gerageza wihangane. Fasbir, komeza wihangane. Harubwo tuvuga kwihangana bagaragu ba Allah, abantu kubyumva bikagorana rimwe na rimwe. Ndagira ngo duhuze izi qissa zize kutubera urufunguzo rwo kumva neza kwihangana tugamije uko ariko. Marra dhata yawmin, umunsi bagaragu ba Allah, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umunsi yanyuze ku mudamu, wa hiya tabki, umudamu arimo ararira, yari yapfushije umwana we, yicaye ku kaburi arimo ararira, avuga umwana we urukundo yamukundaga, gutandukana nawe bimugoye. Muri cya gihe yariraga, famarra alayha an-nabi, intumwa y'Imana imunyuraho, waqal, maze intumwa y'Imana iramubwira ati isbiri wahtasibi, yewe mubyeyi ihangane kandi uteganye ibihembo byo kwihangana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mudamu bagaragu ba Allah, agahinda kari kamaze kumuhuma amaso, ntiyabashije no kureba umubwira uwo ari we. Yabwiye intumwa y'Imana ati ilaika anni, mvaho ndeka, fa innaka lam tusab bima usibtu, kubera ko ibyago nahuye nabyo we ntiwigeze uhura nabyo. Ilaika anni, ndeka mvaho genda, kuko ibyago nahuye nabyo
ntago wigeze uhura nabyo. Iyo uza kuba wanyuze mu byo nanyuzemo wari kunyumva ukumva agahinda kanjye. Rimwe na rimwe bagaragu ba Allah, iyo utaraganira n'abandi ngo wumve ibyabaye mu buzima bwabo, wumva ari wowe uremerewe mu buzima, ugatangira kwibaza bimwe mu bibazo, wibaza uti limadha ana, kubera icyo ari ngiye ukomeza guhura n'ibigeragezo. Walakin ariko mugaragu wa Allah, ntago ari wowe gusa. Uyu mudamu ubwo yabwiraga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ngo ilayka anni, mvaho ndeka ibindemere ndabizi, agahinda kanjye ndakazi, nzibi byambayeho. Yumvaga ari we wagize ibyago gusa. Ariko bagaragu ba Allah, reka turebe ku rundi ruhande uwo yabwiraga uwo yari we, maze tuze no kureba ubujyanama yamubwiye ubwo aribwo. Uyu yabwiraga ruziqa bi waladin, yari yarabyaye umwana ku myaka 26, aza kubyara umwana, amukunda mu buryo budasanzwe kuko yari imfura, ariko ntabwo bigeze bamara n'imyaka 2 umwana yitaba Imana. Imana imuhereza umwana wa kabiri, barabana, abona yuko ari incungu abonye wa mwana wa mbere, ariko nawe ntabwo bigeze batindana, kubera ko mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa umwana wa kabiri nawe yaje kwitaba Imana. Abo bana bombi bari abahungu. Maze Allah subhanahu wa ta'ala aza kumushumbusha, faruziqa bi 4 banat, Allah muhereza kubyara abana bane b'abakobwa. Barakura, arabashingira bose uko bakabaye. Umukobwa we wa mbere muri ba bandi yashingiye, amaze kugera mu myaka 20 aba yitabye Imana. Ajya kumushingura, arababara, yicwa n'agahinda, ariko aracyafite inyuma indi mibare. Abana 3 maze gupfa, abana 2 b'abahungu, hiyongeyeho umwana umwe w'umukobwa nawe maze kwitaba Imana. Maze aza kuza kugira umugisha wo gukomeza kwita kuri ba bandi basigaye. Ntabwo byatinze bagaragu ba Allah, undi nawe amaze kubyara, haciye agahe gatoya gusa umwana we nawe yaje kuza kwitaba Imana. Babaye abana 5 bagaragu ba Allah, 4 bagaragu ba Allah, 2 b'abahungu, 2 b'abakobwa, bitaba Imana. Intumwa y'Imana ishingura. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Kera kabaye umwana wa 3 w'umukobwa, nawe nuko byaje kugenda ataragira imyaka 27, yaje kumva yuko yarwaye. Maze abwira umugabo witwaga Uthman ibn Affan, aramubwira ati wowe wijya mu rugamba hamwe natwe, banza wite ku mwana wanjye akabona umugore wawe, ukomeze umube hafi. Ariko inkuru y'umucamugongo bagaragu ba Allah yaje kumugeraho imubwira ngo wa mwana wawe w'umukobwa akaba ari umuhungu, ari umugore wa Uthman ibn Affan, nawe amaze kwitaba Imana, nta nubwo yari yakarenze imyaka 27. Ibyo byari bituro 5 mu baso y'abagaragu ba Allah. Kera kabaye mu myaka y'ubusaza, amaze kugera mu myaka 60, Allah yaje kuza kumushumbusha, amuhereza umwana mutoya wari uje ari gucura, umwana w'umuhungu witwaga Ibrahim. Uyu nguyu yamaze amezi 18 amupfira mu biganza. Iyo utaraganira n'abandi ngo bakubwire ibyabo, wumva ibyawe ari byo biremereye. Uyu mudamu yapfushije umwana umwe, ari kubwira uyu nguyu ngo ilayka anni, vaho ndeka ngenda, ntabwo wigeze uhura n'ibyago nk'ibyo nahuye nabyo. Ganiriza abandi uzoroherwa, tega amatwi abandi mbere y'uko uvuga, bazakubwira ibyo banyuzemo bigufashe kukubakira ubuzima. Idha ahabba Allahu qauman ibtalahu, iyo Allah kunze abagaragu arabagerageza. Ntabwo ari wowe wenyine Allah yagerageje, hari benshi. Ariko ngira ngo wibutse ngo ubu buzima twabujemo ari ubuzima bw'ingorane. Nta bihembo biri hano kuri isi, ibihembo tubitegeze ku munsi w'imperuka. Niyo mpamvu aya ya mbere twahereyeho, Imana iravuga ngo wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, ngo tuzabahemba kubwo kwihangana bagize. Tubahembe kwambara amahariri, batangire binjire mu bunezero, bahabwe inkuru nziza yuko bagiye kubaho batazongera kubabara. Mugaragu wa Allah, rwara n'umutima wawe wakira ubuzima bwawe, kubera ko ubuzima bwawe nta nubwo bunafite n'ingurane. Niwanga kwihangana n'ubundi bizaba, ariko niwihangana ugakomera uzahembwa ubugira kabiri. Wa mudamu amaze kubwira intumwa y'Imana ngo ilayka anni, ndeka mvaho genda. Intumwa y'Imana abonye yuko atari umwanya mwiza wo gukomeza kuganira n'uyu nguyu. Niba ubujyanama bwa mbere abonye iki gisubizo, aramutse akomeje guhatira kujya inama byagenda bite. Intumwa y'Imana yaratashye mu rugo rwe.
hashize akanya haza gutambuka undi mugabo aramubwira ati wabuzo wabwiye ngo nakuveho agende. Ambwira ati ninde? Ambwira ati uriya ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umudamu atangira gucanganyikirwa yibaza aho aza guhera, afata amakanzu arirukanka ajya gukomanga umuryango w'intumwa y'Imana. Ambwira ati ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, lam a'rifuka, ntabwo nigeze menya ko ari wowe. Maze intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imaze kubona yuko uyu mudamu aje kwihangana, ariko igihe cyo kwihangana cyamaze kurangira. Igihe cyiza cyo kwihangana ntabwo kikiri iki ngiki. Nibwo intumwa y'Imana amubwiraga ati innama sabru inda sadmatil ula, kwihangana nyako no kwihanganira ibigeragezo bikikubaho. Inkuru ikigera mu matwi yawe, umurwayi wawe birarangiye, umwana wawe birarangiye, akazi bakakwirukanyemo, urubyaro wawe ufite biranze, umugore wawe yagiye. Kwihangana umuntu ahemberwa no kwihanganira inkuru ya mbere ikimugera mu matwi. Bagaragu ba Allah, ubuzima tubayemo burakomeye, ariko ntibudusaba yuko tuba abanyantege nkeya ku rwego rwo gucika intege. Abandi bisubizo bari kubishakira mu kwiyahura, abandi bisubizo bari kubishakira mu kujya kwidroga. Umuntu akajya kunywa inzoga kubera ikibazo yagize, akibwira ko agiye gukemura ikibazo, ahubwo agateza ibibazo birenze bya bindi yaragiye gukemura. Umuntu akumva yuko kuruhuka kwe ari uko agomba gufata urugendo akagenda, nyamara guhunga ikibazo siko gukemuka kwacyo. Rimwe na rimwe guhunga ikibazo hari ubwo biguteza ibindi bibazo. Umwemeramana yakira vuba, agahangana n'ubuzima ahuye nabwo, yangiza agasaba inkunga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abatubanjirije beza bajyaga basaba Allah yuko abahereza kwihangana, bakavuga bati rabbana afrigh alaina sabara wa thabbit aqdamana. Nyagasani Mana duhe gushikama, Nyagasani Mana duhe gukomera muri ibi byago twagize, duhereze kwihangana kandi ushikamisha amaguru yacu. Abatubanjirije beza bagaragwa Allah, iyo bahuraga n'ibyago mu byabarangaga bavugaga ibintu bibiri, bakavuga bati alhamdulillah, turashimira Allah. Kubera iyo impamvu zabaga ari ebyiri. Shuraik, umwe mu bamenyi bakomeye ndetse akaba n'umwe mu bari abacamanza, iyo yahuraga n'ibyago yajyaga avuga ati alhamdulillah, ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki kandi wagize ibyago? Akavuga ibintu bibiri bagaragwa Allah. Icyambere aravuga ngo ndashimira Allah kuba ibi byago nagize atari ikigeragezo cyaje mu dini ryanjye n'imyemerere yanjye. Kubera ko kugeragezwa kubi no kugeragezwa mu myemerere, ukaba murasenga Allah ugahura n'icyago hanze kiza kugukura kuri ibada, ugatangira gusenga ibintu n'abantu, ukirengagiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni ibtilaha, cyo kigeragezo gikomeye. Niyo mpamvu niyo turi muri atahiyat, turi muri musala, no mu magambo dusaba Allah yuko aturinda fitnatun fid din, kugeragezwa mu myemerere bagaragwa Allah. Nicyo kigeragezo gikomeye kurusha ibindi bigeragezo byose. Kubera ko madha wajada man faqada Allah, yabonye iki wa wundi witandukanyije na Allah, wa madha faqada man wajada Allah, ese yabuze iki wa wundi wabanye na Allah mu buzima bwe no mu ngorane ze. Icya kabiri bagaragwa Allah, yaravugaga ati ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko ibyago nagize ntago wabikoze, wagennye yuko ibi byago bimbaho, yari afite n'ubushobozi bwo gukora ibirenze ibi. Umwana wapfuye n'umwe, ariko ku bushobozi bwe yagombaga no gutwara batatu kandi bigakunda, ariko alhamdulillah byibuze hari abansigiye. Wari ufite ubwo bubasha bwo kukwambura ibyawe, akakwambura abawe, agakwambura buri kimwe cyose, yari abifitemo ububasha, ariko yagukuriyeho kimwe agusigira byinshi. Shimira Allah kuri ibyo byinshi byasigaye, kubera ko simpuwe zawe sinawe ubwawe. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb wat-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان
أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخيار كونجي gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha tubisabira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam uwe nabi we n'abasangira ngendo be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah ndabagira inama ubugira kabiri yo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abo twiga mu mateka bagize ukunezerwa no kwishima nabagize umubano ukomeye hagati yabo na nyagasani wabo, nabagize igihombo mu mateka twiga nabagerageje kwizamura no kwigomeka imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagira isomo kubazaza nyuma yabo. Ni igihe cyacu cyo kongera kwigenzura, twongere dusubize ubwami nyirabwo, twumve ko tugomba guca bugufi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ubuzima burarangira uko bwakomera uko ariko kose. Ya sahib alhammi innal hammu munfariju fatiq billahi. Ya sahib alhammu innal hamma munfariju. Yewe ufite agahinda, yewe ubabaye, yewe ufite ibigeragezo, najya nkubwire ngo ibigeragezo biri hafi gukemuka. Nta mvura idahita mugaragu wa Allah, uzirinde yuko yahita wamaze kugomera mu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Murwayi wawe ararwara akarwara imyaka ukavuza hashoboka, wabona utangiye gutsindwa ugatangira kwirukanka ujya gushakisha abandi badafite icyo bakumarira, ukajya kwirukanka imbere y'ibiremwa ukajya kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ndakurahije izina rya Allah, uriya murwayi niyo yakira azapfa kandi wamaze kwitiranya na Allah. Niyaho wamujyana wahabonera igisubizo wifuza, ariko ntabwo umuhaye ubuzima, igihe kizajya n'ubundi yongera apfe, ubishaka utabishaka, ariko witiranyije na Allah. Dirira Allah, ubuzima ni bugukomerana. Ni igihe cyiza cyo kongera kwiyegereza Allah, ni igihe cyiza cyo kongera kwereka Allah ibikugoye, ni igihe cyiza cyo kongera gutakambira Allah. Allah yamanuye page yose muri suratul anbiya, isura Allah yitiriye ko ari intumwa, amanuramo page hafi ya yose arimo atubwira ukwihangana kw'intumwa z'Imana. Allah hera kuri Ayyub atubwira ati wa Ayyuba idnada rabbahu. Ayyub ubwo yatakambiraga nyagasani. Iyi ni intumwa bagaragu ba Allah, yahuye n'ikigeragezo cy'ubuzima, irarwara abantu bayicikaho, irarwana paka kugera ubwo bakoze inama mu gace yaratuyemo biyemeza kumusohora muri ako gace, baramwirukana. Amara imyaka 18 ari mu burwayi, ari mu buribwe, ariko umunsi yasabiyeho ubusabe ni nawo munsi Allah yamukuriyeho ikigeragezo yari afite. Ismaila twese turabizi ibigeragezo yahuye nabyo, ikigeragezo gikomeye. Allah mutegeka yuko bagomba kumubaga. Hagarabo gusa Ibrahimu bamushugunye mu muriro, Yusuf alayhi salatu wassalam yagurishijwe nk'umucakara, arafungwa, aratotezwa, azira ubusa, ariko ku nyuma yaho bagaragu ba Allah ingororano zatangiye kugenda ziboneka mu buzima bwabo. Hagarabo gusa bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, we cyitegererezo cy'ubuzima bwacu, yanyuze mu bingana biti. Imyaka 63 yirebye ukareba by'umwihariko iriya myaka 23 y'ubutumwa, wallahi ubona ubuhanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'igisobanuro kitubwira ngo iyi si umunezero wayo ukubiye ku bintu bibiri: kwihangana no kunyurwa no kwakira ubuzima. Ibisigaye byose lafi kabati, umukirararira, umukenararira, ufite ararira, ufite ubuzima bwiza ararira, utabufite ararira, ufite akazararira, utagafite ararira. Iyi si ni yamarira. Utarira wenyine ni wa wundi washyize umutima we kwa nyagasani we, ubona ubuzima akabana nabwo, ariko agakomeza kugira icyizere kuri nyagasani we, azi neza ko ubuzima buzarangira. Ejo Allah araza kugufungura kugeze ku munezero, nutabona kuri iyi si, wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, imperuka niyo nziza kuri wowe kurusha iyi si. Bagaragu ba Allah, bagaragu ba Allah, abamenye kwihangana bakugabanyije mu bice bitatu. Igice cya mbere as-sabru ala at-ta'a, no kwihanganira kumvira amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fata umutima wawe ukawutoza, ukawukanda, ukikura kuri buri kimwe kugira ngo ukunde wumvire Allah subhanahu wa ta'ala.
no muri byo bagaragu ba Allah as-salah, as-sabru ala as-salah, kwihangana mu gusari ukabigira intwaro yawe igufasha mu gukemura ibibazo byawe. Waislamu, uko kwihangana ni kumwe mu kwihangana gukomeye, kuko ni sabru ikhtiyari, no kwihangana kunyura mu mahitamo yacu. Bigeze ku kigeragezo twabonye aho umuntu yumva adhana hari na mace, izi ni adhana zombi zihamagariwe rimwe, akemera kureka adhana ya Allah akirukanyira kuri adhana y'umupira, akabwira Allah mu mutima we, bikanasohoka ku rurimi rwe rimwe na rimwe ngo ndaza kuba nsari inshallah haracyari igihe. Iyo umuntu yageze kugeragezwa kungana gutya, wallahi aba yamaze gutaka. Utangiye gufata ibya Allah ukumva ko bigifite igihe, ibyawe tafa la yusminu wala yughni min ju', bitagira icyo byakumarira, ugatangira kumva ari byo bifite uburemere, ari byo ugomba kugira priorite. Jya umenya ko wageragejwe mu myemerere yawe, usabe Allah ko yakugarura mu buryo bwiza. Imana mu Qur'an yatubwiye ati wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Wa'mur ahlaka bis-salah, tegeka abantu bawe gusari, wastabir 'alayha, nawe iyo sala uyishikameho kandi uyihanganire. La nas'aluka rizqa, ntabwo tugusaba ngo tugaburire, nta nubwo tugusaba ngo wigaburire, nta nubwo tugusaba ngo ugaburire abo ngabo, wawe utanga buri kimwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Cyo gice cya mbere bagaragu ba Allah, kwihanganira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko yaba kugoye uko ariko kose ukihutira kuyashyira mu bikorwa. Igice cya kabiri bagaragu ba Allah, no kwihangana kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, kwihangana kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Walau futihatil abwab, kabone nubwo inzira zose zafungurwa mu maso yawe z'icyaha, ukarwana n'umutima wawe ukavuga ngo aha naba nsinzwe ngomeye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo cyane bagaragu ba Allah, as-sabru ala al-aqdar, no kwihanganira igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni sabru ittirari, no kwihangana udafite amahitamo. Kurwara ntubigena, kubirwara ntubihitamo, ntushaka kuvuga ngo nzarwara mu kwezi gutaha, ntushobora kuvuga ngo ntago nshaka kurwara nonaha. Iyo byaje bikugeraho nta mahitamo bifitemo. Iki gice cya nyuma nacyo gice cyoroha muri biriya bice bibiri twavuze haruguru, kubera ko nta mahitamo, n'ubundi nutihangana nta nicyo uri buze kuza gukora. Niyo mpamvu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu gusoza arimo asobanura uko kwihangana kw'amahitamo no kwihangana kudafite amahitamo. Ageze kuri iki gice cya kabiri cyo kwihangana kutagira amahitamo, yaravuze ngo iyo utihanganye ku kubitiro, n'ubundi kwihangana kwawe ntacyo kugufasha. Atanga urugero rw'itungo, uko kwihangana kwa kabiri kubera ko n'ubundi ntacyo nabikora ureka mpfe kwihangana, ntaho bitandukanye no kwihangana kw'itungo. Iyo itungo, dufata urugero rw'inka cyangwa se ihene, uyambuye umwana wayo irarira cyane ikaboroga, ariko iyo hashize iminsi 2-3 irabyibagirwa, nayo ikihangana. Ahantu ho gutandukana nayo, kwihangana ku bw'amaburakindi ntabwo ari ukwihangana, ahubwo kwihangana ibyago bikikubaho niko kwihangana. Ala wa sallu ala akramir rasul, فقد أمرنا بذلك ذو الجلال والإكرام، فقال تعالى مخبرا ومخاطبا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
لك نغسل ما تجري mu buzima bwacu bwa buri munsi ya Allah dutere inkunga mu bikorwa byacu bya buri munsi ya Allah giririmo abanyantege nke ya Allah korohereze mu buzima bwacu ya Allah dutoze umuco mwiza wo kwihangana ya Allah udutakisha umutima wo gushimira ya Allah nirimo n'imbabazi tube hafi ya Allah uturinde kwiheba no kwiyanga ya Allah wongere imbaraga bacika imbaraga mu buzima bwabo bwa buri munsi ya Allah abageragezwa bahembera kwihangana bagira ya Allah nabuhereza abahereza umutima gushimira ya Allah nabagukosoreza ubahereza umutima ugusaba imbabazi ya Allah niwe ushobora byose mu bihe byose ya Allah twibutse unatwibutse ya Allah unatwibutse ya Allah utweke kuri Imana ishobora byose mu bihe byose ya Allah duhe kugukunda ya Allah dukunda ya Allah dukunda ibyo ukunda ya Allah dutere inkunga mu buzima bwacu ya Allah dutere inkunga mu kukumvira ya Allah dushoboze tuboneke mu bakumvira ya Allah abakubaha ya Allah abasha bugufi igihe cyose mu maso yawe ya Allah tugire mu bagaragu bawe ukunda kandi bishimira ya Allah uzadushimisha umunsi tuzahura nawe ya Allah ntuzadutere igisebo umunsi tuzahinguka imbere yawe ya Allah uduhe kukwiringira nyabyo mu bihe bwacu bwa buri munsi ya Allah dukiriza abarwayi ya Allah duhera akazi abadafite akazi ya Allah dushimishe mu buzima bwacu ya Allah afite ibizazane ndetse n'ibyago by'urushako turagusaba ko wabunga imitima yawe ya Allah ongera ubahurize kukuri kandi ubashikamishe kuri uko kuri ya Allah nyagasani Imana tworohereze ya Allah duhe ibikorwa byatuma dukunda ya Allah twigishe kubaho nk'uko bishaka ya Allah udukwigishe gukora nk'ibyo ukunda ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا